data turagushima, ndaguhaye icyubahiro, umutima wanjye uragushima, ndagushima ko umpaye umugisha wo kongera kubyukira imbere yawe. Ndagushimira abahungu n'abakobwa dufatanyije muri kano kanya. Nushimwe soko y'amagara mazima, nushimwe soko y'agakiza dufite, nushimwe soko y'umunezero dufite, nushimwe soko y'ibyiringiro dufite, nushimwe imbaraga zacu. Ni wowe utubyutsa, ni wowe utugarura, ni wowe uturembuza. Imbabazi zawe ntizituvaho, ubuntu bwawe buratuzengurutse, ubuntu bwawe ni bwinshi ku buzima bwacu, imbabazi zawe ntizirondoreka, ineza yawe ntitwabasha kuyibara no kuyivuga nk'ukwiri. Uturinde ko byaduhindukira amagambo, turinde ko byaduhindukira ibisanzwe. Turifuza ubwo buzima, turifuza ubwo busabane, turifuza kukwibonera mwami w'abami aho abantu batari, aho urusaku rw'ibidushaka na responsibility n'ibidukeneye n'abadushaka n'ibyo tugomba gukora n'inshingano bitaraba byinshi, tuje kwihererana nawe, tuje gupfukama imbere yawe, tuje kukuzamurira amaboko, tuje kugusukira ibyuzuye mu mitima yacu kugira ngo bividurwe, kugira ngo bikurweho maze utwuzuze ibyawe. Nkuzaniye ibingize nyaguhora ku ngoma, ibidasa nawe, ibitarakozweho nawe, ibitarahindutse, ndabizanye byose nk'uko biri, ibitazi kugushima, ibitazi ubudahangarwa bwawe no gukomera kwawe, kugira ngo unyuzuze ibyawe mwami w'abami. Ndaje kugira ngo unguranire muri iki gitondo, ndaje kugira ngo unyuzuze ubwiza bwawe, ndaje kugira ngo unyuzuze kubaho kwawe n'akamero kawe. Ndaje mwami w'abami kugira ngo bya bindi wifuza muri njyewe ntabasha kumenya, ntabasha kwizera, ntabasha gusobanukirwa, birenze aho ngeza kumenya, ndaje kugira ngo ubimenya guhora ku ngoma, ndaje kugira ngo ubinyuzuze. Nasobanukiwe neza ko mu kubaho kwawe hari ibintu bimeltinga bikamvaho, hari ibintu bihinduka bikamvaho ntanabimenye. Namenye neza ko mu kubaho kwawe nanduzwa kamere yawe, ngahabwa gusa nawe, ubwiza bwawe bukanyuzura, intege nke zanjye zigasukwa mu imbaraga zawe, ibinshidikanyisha bikuzuzwamo n'ubwizerwe bwawe. Naje Uwiteka Mana Nyiringabo, ari wowe nshaka papa, ari nta kindi nifuza. Umutima wanjye urakunyotewe, umutima wanjye uragushaka. Gakeya namenyeho mwami, kanteye kwifuza mu maso hawe, kanteye kwifuza gutindana nawe, kanteye gukunda ibikari byawe, kanteye kuryoherwa no kubaho kwawe. Kamaze amaganya menshi mu mutima wanjye, kasunitse ibinshidikanyisha, kanyibutsa kuri uwo kwizerwa. Gatoya nakumenyeho mwami w'abami, kazanye impinduka. Mwami ndashaka kongera kwigirana imbere nawe, ndashaka kongera kwigirana imbere nawe mwami w'abami, ndashaka ubundi bwiru bwawe, ndashaka kongera kuguhishurirwa, ndashaka kongera kukumenya, ndashaka kongera gusa nawe mwami w'abami. Naje imbere yawe, imbere y'intebe yawe, kugira ngo ibintu byose bidasa nawe, kugira ngo binshireho, imvugo yose itari iyawe, umutima wose utari uwawe, akamero kose katari akawe, kamere yose ikimpagazemo itari iyawe, imirebere itari iyawe, imyumvire idasa nawe, imikorere idasa nawe. Naje mwami kugira ngo umpindure, naje Uwiteka Mana Nyiringabo ngo unyuzuze ubwiza bwawe, unyuzuze umutima wawe, unyuzuze urukundo rwawe, unyuzuze guca bugufi kwawe, unyuzuze gukunda nkawe, unyuzuze kumvira Yesu ngo warumviye uraganduka, urinda ugera mu rupfu cyumvira. Ngo nubwo wageragejwe kimwe natwe, wahuye n'imibabaro imeze nk'iyacu ndetse no kurushaho, ngo ariko we warumviye uraganduka ugera no mu rupfu. Ndaje ngo umareho ubugande bwose, ndaje ngo umareho kwigomeka kose, ndaje ngo umareho ikintu cyose kidasa nawe mwami, ikintu cyose kidasa nawe. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo kumvira biruta ibitambo. Mwami sinifuza kugutura ibitambo by'amagambo, ibitambo by'indirimbo, ibitambo by'amasaha, ibitambo by'amaturo n'ibyacumi, ibitambo by'ivugabutumwa, ibitambo byo kuguha impano zanjye, ibitambo by'ibyo nafashisha abantu bakaba bananyishimira bakanezerwa. Sinifuza kuguha ibitambo bitarimo kumvira. Duciye bugufi abahungu bawe n'abakobwa bawe, ngo twuzuze kumvira, twuzuze umutima uciye bugufi, twuzuze umutima uhora uvuga ngo yego mwami, utwuzuze umutima uhora uvuga ngo yego mwami ndakwemereye, utwuzuze umutima uhora uvuga ngo ngenze uko ushaka.
utwuzuza umutima uhora uvuga ngo ntaba ari njyewe, ngo ahubwo bibe uko ushaka. Inshuro ibihumbi duhagarara tuburana nawe, kuko tutakuzi, kuko tutazi ubugari bwawe, kuko tutazi kuri Imana irinda isezerano, kuko tutazi kuri Imana yibuka n'ibyo twebwe twibagiwe, kuko tutazi kuri Imana ihera mu itangiriro ikagera mu iherezo, kuko tutazi ubugari bwawe. Inshuro ibihumbi duhagarara tukubwira ko ari twe tubizi, ko tuzi kubikora neza, ko ari uko wari kubigenza, ko ari aho wari gucisha, ko ibi ngibi utari butinyuke kubizana. Ayuwe, reka igitondo Mwami kitubere igitondo cya toto kumvira kuzuye, kumvira kuzuye, toto sarenda, kumvira kuzuye, kumvira kuzuye Mwami, kumvira kuzuye, kumvira kuzuye, kuganduka kuzuye, igitondo cyo kumarwamo ubushizi bw'isoni n'ubugare, no guhangana, no kuburana n'ijambo ryawe, no kuburana n'imigenzereze yawe, no kuburana n'imikorere yawe. Ngwino twuzure, ngwino twuzure. Twahindutse itorero, turi umubiri wawe, ariko umubiri utakumvira, umubiri utakugandukira, umubiri ubwira utari ko nuko bigenda, twebwe tukabwira ngo ariko uku niko tubizi, uku niko twabibonye, uku niko twabibonanye abandi. Reka amagambo yacu Mwami ashirira imbere yawe, reka ibidushidikanyisha byose bishirira imbere yawe. Twakwise amazina atariyo, twavuze kutizerwa, twavuze kutatwitayeho, twavuze kutatureba, twavuze kutazi ibyo tubamo. Amaganya yarusumbye amashimwe, amarira yasumbye, amarira yo gushidikanya, amarira y'ubwihebe, amarira yo kubaho nk'abadafite data, yasumbye amarira y'umunezero, yasumbye amarira y'ibyishimo, yasumbye amarira yo kukwizera. Ubuzima bwatubanye umwijima kuko tutazi icyo uvuga, kuko tutatindanye nawe ngo tumenyeshe inzira zawe, kuko tutatindanye nawe ngo tubere itabaza nk'uko wasezeranye, kuko tutatindanye nawe twaranyeganyejwe, kuko tutagushyize imbere twaranyeganyejwe, kuko utatubereye itabaza. Umwijima watubanye mwinshi, tuyoberwa iby'ejo hazaza, tuyoberwa ibyo twiringizwa nawe uduhamagara. Turagarutse muri iki gitondo ngo umucyo wawe wongere utuvire, ijambo ryawe rigwirire mu mitima yacu, ibyo uvuga Mwami bitwuzure, bisibanganye ibyo za CNN zivuga, bisibanganye ibyo andi mateleviziyo yose avuga, bisibanganye ibyo bene wacu bavuga, bisibanganye ibyo natwe twibwiye, bisibanganye iby'isi ivuga. Turaje ngo ijambo ryawe rigwirire mu mitima yacu, turaje ngo twuzuze ibyawe Mwami w'abami. Dore turasa nk'uko abatakuzi basa, dore turavuga nk'ibyo abatarakumenye bavuga, dore tubayeho nk'abatagufite, dore tubayeho nk'uko imfubyi zose zibaho, abatagira se, abatagira data, abatagira ubashugurikira. Dore dukanuye amaso nk'uko bayakanura, dore turabunza imitima nk'uko bayibunza. Nyamara ijambo ryawe ryaratubwiye ngo mbese we wambika uburabyo kandi buri bwume mu gitondo, mbese wogaburira inyoni ntuzita ku byacu. Ariko iryo jambo ryabuze umwanya mu mitima yacu, iryo jambo ryabuze umwanya mu bitekerezo byacu, iryo jambo ryabuze ubwicaro, turaryumva rigatambuka mu gutwi kumwe rigahinguka mu kundi. Uwiteka we, tubabarire, tubabarire, tubabarire. Twabaye nk'abana bigayi, twabaye nk'abana basuzugura byose yakora, twabaye nk'abana badafite umubyeyi, twabaye nk'abana bakura imburagihe, akaba ari mutoya ariko akiganyira iby'abakuze, twabaye nk'abatarigeze babona imirimo yawe, twabaye nk'abatarasomye ijambo ryawe, twabaye nk'abatarabonye ubwizerwe bwawe. Nyamara iyo dusubije amaso
amaso inyuma, tubara imigisha ntituyirangize, tureba aho wadukuye mwami hakatubana henshi, tureba imirimo yawe n'ubwizerwe bwawe. Ariko dore Bibiliya itubanye impapuro, itubanye inkuru zisanzwe, itorero rya none mwami, utugirira ubuntu mukunzi mwiza, utugirira ubuntu mwami w'abami. Duhagaze mu gihe cyumagaye, igihe kirimo abantu bameze nk'abatakuzi, nyamara twitirirwa izina ryawe, ariko imigenzereze yacu igahakana izina ryawe, imisengere yacu igahakana izina ryawe, imikorere yacu igahakana izina ryawe, imitekerereze yacu umuntu ayiprojegisa akayishyira hariya iriho mwami igahakana kuriho. Ibyo tuvuga ku munwa bigatandukana n'ibyo dutunze mu mitima. Utugarukeho mwami w'abami, utugarukeho mwami, uduhembure, uhembure itorero ryawe muri iyi myaka, uhembure abahungu bawe n'abakobwa ba. Imirimo yacu ihakana kuriho, nyamara ibyo tubwiriza bikavuga kuriho. Imirimo yacu ihakana kuriho, nyamara tukabwira abantu ko tukuzi. Ibikorwa byacu bihakana kuriho. Iyo duteranye imibare yacu rwose iraguhakana, nyamara amagambo yacu akakwita kuri Imana ishobora byose, ariko imipangu yacu ikakwigizayo ikerekana ko udashoboye. Ibiduhangayikisha bikagusunika ko udashoboye, tukarara tubunze imitima ku mariri yacu tuvuga ko udashoboye, nyamara iminwa yacu n'indirimbo zacu turirimba mu nsengero, n'amagambo tuvugana hagati y'abarokore, n'amagambo tuvugana hagati y'abakristo, tukaba tuvuga ngo uri Imana ishobora byose. Ariko imipangu yacu, ingamba zacu, imikorere yacu, ibyo dutunze mu mitima bikerekana kuri Imana yananiwe. Tugarukeho mwami, turifuza ko ubuzima bwacu buhuranije ijambo ryawe. Tugarukeho mwami w'abami, ntabwo uri Imana y'amagambo, ntabwo wazanywe no kudutera igipindi, ntukeneye kutureshya, urihagije, uriho uko wari uriho kera, ni kuri n'uyu munsi, ni kuzahora iteka ryose. Itorero tubuze imbaraga kuko ibyo tubwiriza atari byo tuviva. Itorero tubuze imbaraga kuko amagambo yawe yagarukiye ku munwa. Itorero tubuze imbaraga kuko twamenye byinshi bigarukira muri mind, bigarukira mu bwonko, bigarukira mu bwenge, ariko ntitwabyemere ngo bishore imizi mu mitima yacu. Bigarukira muri logique, tubitekerereza iyo ngiyo, ariko ntitwemeye ko bizana impinduka. Ibyo nibyo bidutera kubunza imitima, ibyo nibyo bidutera kubaho tukwita Imana ariko tutarakwemereye kutubera Imana. Tukwita Imana tukavuga ngo turakuzi, ariko ubuzima bwacu bugahakana rwose, bukabaho nk'ubutakuzi. Tugarutse Uwiteka Mana Nyiringabo, iki gitondo mwami w'abami, turifuza guhuza ibyo twamenye n'ubuzima bwacu. Turifuza guhuza ibyo twamenye n'ubuzima bwacu. Yesu warara gusenga, bwacya mu gitondo ukagenda hejuru y'amazi. Abigishwa be barababwiye ngo nibakomeze bagende, ujya kwihererana na Data. Ugarutse wowe ugenda hejuru y'amazi. Bari barakumenyeho gatoya, ariko ntibari bazi imirimo yawe. Bakubonye kuko batari bazi aho ibitangaza byawe bigera, ngo bibwira yuko uri umuzimu. Ntibari bazi aho ugera, nyamara bari baragukurikiye, nyamara bitwaga abigishwa bawe, nyamara bari baravuye mu miryango yabo, nyamara ba Petero bari bararetse kuroba, ariko bagarukira bugufi. Uko niko benshi mu itorero hari ibintu twavuyemo, benshi twasize n'imirimo isanzwe turagukurikira. Abandi bateye agatambwe bavuye mu byaha, abandi bateye agatambwe turakora imirimo itandukanye mu nzu yawe, turakuvuga, turakubwiriza, tuyoboye insengero, tuyoboye amakorari, tuyoboye ministries zitandukanye, turatanga amaturo n'ibyacu, ariko turanga tukagarukira bugufi. Nabo bari baragukurikiye mwami w'aba, ariko ntibari bazi ko ufite imbaraga zigenda hejuru y'amazi, kuko ibyo byori warababwiye byari bitarahura n'ubuzima bwawe. Turagushaka mwami w'aba, turashaka ubuzima burenze aha ngaha. Ntabwo uri Imana y'amagambo, ntabwo uri igipindi, ntabwo duhamagara gusenga mu muhango mwami w'aba, ntabwo ari iminsi yo kwandika muri kalenda ngo tubigaragare ko twasenze, ngo bigaragare ko turi abagore n'abagabo b'ibitangaza, ngo bigaragare ko dufite amazina, ngo bigaragare ko natwe duhari, yaba muri media yaba mu nsengero. Mwami birenze ibyo, mwami birenze ibyo, mwami birenze ibyo.
mwami birenze ibyo, ariko hari ibintu twatinzemo turabimenyera, tumeze nka Petero. Mwami yaravuze ngo niba ari wowe ngo nanjye umpamagare ngende kuri aya mazi. Uramuhamagara kuko wari uzi neza ko bibaho, kuko wari uzi neza ko bishoboka. Agenda ku mazi ho gatoya, ariko mu kanya yibuka ko bitabaho. Uko niko dutambukaho gatoya. Ayiwe, ibyo dutinze muri iby'isi tubwira bikatwibutsa ko bidashoboka, imishahara ikatwibutsa ko bidashoboka, siyansi ikatwibutsa ko bidashoboka, ripoti z'abaganga zikatwibutsa ko bidashoboka. Nuko tukongera tugatebera, nuko tukongera tukamirwa, nuko amazi akaturengera. Turagarutse mwami w'abami guturenza aho ngaho. Nuko bafite kwizera guke tugendana, ibyo twababonanye, ibyo batubwiye ko byabananiye bikongera bikaturengera, natwe tugatebera. Imihangayiko y'iyi si ikongera ikaturengera, tukibagirwa imbaraga zawe, tukibagirwa imikorere yawe, tugahinduka itorero ry'intege nkeya, tugahinduka abakwitirirwa buzuye intege nkeya, barengewe n'amaganya, barengewe n'amarira, impfu zikatubasha, tukibagirwa ko ari ryo rembo, bikaduheza bikaturambika. Ayiwe, tugarukeho mwami w'abami. Ibyago n'amakuba bikaducogoza, tukibagirwa ko wavuze ngo mu minsi ya nyuma bizarushaho kuba byinshi. Nubwo twasenga ibyago n'amakuba ntibyashira, kuko ni ukuramukwa n'ibihe mwami w'abami, ariko abera bazabikomereramo, abera bazabikoreramo. Umugaragu wawe Daniyeli yaravuze ngo abo ngabo ngo abagabo bazakomera kandi ngo bazakora iby'ubutwari, ariko biratugeraho bikaturusha amaboko. Ntitukubone mwami w'abami, ntitukubone ibidutera amabuye, ibitera mu maso yacu gusa nk'abamarayika nk'uko Stefano byamugendekeye, ahubwo turacogora ndetse tugahindukira, tukagukuraho amaso, tukabihanga amaso, tukabihanga amaso, tugasubizanya nabyo, tukareshya nabyo, tukamanuka aho twari tugeze, tukongera tukareshya nabyo, tukareshya nabyo. Umwanzi akanezerwa aho yashaka kutumanura akatumanurayo. Uwiteka we, tukaba abantu bahora batangira, abantu batigira imbere, abantu batiga, abantu badakura, abantu badakomera, amaboko yacu agahora atenebuka. Nyamara ngo ni wowe utoza amaboko yacu, ukayatoza kurwanya, ukayakomeza, ukadutoza kugera igihe duforera imiheto y'imiringa, imiheto ikomeye, tugahinduka abarashi bakomeye. Ariko twabaye abantu bahora batangira, mu kwezi kwa mbere tugatangira, muri Disemba tukaba turamanutse. Ayiwe mwami, tugarukeho. Twabaye abantu badatera intambwe, twabaye abantu bameze kimwe. Bamwe muri twe bamaze imyaka bakijijwe, bamwe bamaze 10, 20, 35, ariko turacyasa nk'uko twasaga ku mwaka wa mbere. Mwami, tugarukeho, tugarukeho mwami w'abami, tugarukeho. Hagurutse ingabo hagati muri twebwe. Igihe cyarageze, ba Petero barakura, baba batakikwihakana, baba batagishidikanya imirimo yawe n'ibitangaza byawe. Igihe cyarageze, barakura, barinda bagera mu rupfu, barenga urwego rwo gusogongera ngo bamenye kugira neza, ahubwo bigiranye imbere nawe. Uwiteka we, hagurutse abahungu n'abakobwa bakura, hagurutse abakungu n'abakobwa batagwigira. Mwami mwiza, tugarukeho, tugarukeho mwami w'abami mu cyumba cyo hejuru, tugarukeho tuzanira impinduka. Mwami, byaba bimaze iki kumara iminsi irirwa umuntu yiyimye ibyo akunda, agasohoka nk'uko yakabaye, ingeso zimwuzuye, amahana amwuzuye, gushidikanya byumwuzuye, irari rimwuzuye, gutsindwa kumwuzuye. Byaba bivuze iki mwami w'abami? Byaba bivuze iki umuntu atagwishe kukumvira, umuntu atagwishe kuganduka, umuntu asohoka akitegeka 100% nk'uko yakabaye, umuntu asohokana kamera ikimuhagazemo? Twaranze kugonda, duhindure mwami w'abami. Dore twaje aho byose bihindukira, twaje mu cyumba cyo hejuru aho byose bihindukira. Byamara iki gutindana nawe? Umuntu agasohoka agihagaze ku bwenge bwe mwami w'abami. Bikeye uduha kumenya, bikeye by'umumaro, bikimutera kwikoma mu gatuza, bigatuma utatuzamuka n'ahandi hamwe. Udufaranga udutiza, kudutera kumva tubaye ibihangange. Amamodoka meza utwongera akadutera kumva turi ibihangange. Byatumarira iki? Byatumarira iki mwami w'abami gukomeza gusa nk'uko dusa, kuzurwamo n'ubwoba ubwo twatangiranye? Byatumarira iki mwami w'abami
gutindana nawe, ariko tudahindutse abantu ushobora gutuma ijwi ryawe rigakomeza kuvuga ngo ninde watugendera. Ugasanga twese turahuze mwaba, ugasanga twatinze kwitaba, ugasanga twatinze kurenga ibyoroheje. Ninde mubyeyi wanezezwa nuko umwana w'imyaka 18 hagitoba utwondo nk'umwana w'imyaka 2? Ninde mubyeyi wanezezwa n'umwana w'imyaka 21 ugikinisha udukinisho mwami nk'utwo umwana muto? Ariko uko niko tugarukaho, ugasanga abagore bamaze imyaka 10 mu gakiza baracyameze nk'abakivuga. Ugasanga abasore bagukoreye bamaze imyaka mu rusengero baracyameze nk'abana b'umwaka umwe. Umubyeyi wese yicwa n'agahinda, yafite abana badakura, yafite abana badakura mu bitekerezo, yafite abana bagwigiye. Tugarukeho mwami, tugarukeho, tugirire bwa buntu bwaduhesheje agakiza. Nasanze aribwo buntu bujya bukuza, nasanze aribwo buntu bujya bwigiza umuntu imbere. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo watangiye umurimo mwiza muri twebwe, ni nawe uzawusohoza. Ariko uratubura, ujya kuwusohoza ukatubura. Ugasanga ni twebwe tudashobora no kumara iminota 5 tutarebye kuri telefone. Ugasanga ni twebwe tudashobora gufunga na telefone mu misi yo gusenga. Ugasanga ni twebwe dusenga telefone ifunguye duhita tuyita. Ugashaka aho duhindurira ukatubura, kuko tutemeye kwinjira mu nzu yo guhindurirwamo. Twuzuza inyota, twuzuza inyota, twuzuza imbaraga, twuzuza imbaraga. Ibyo wakoranye n'aba Petero biduha kwiringira ko natwe wadushobora. Turabizi ntiwabuze imbaraga, ahubwo umwanzi yaratugose aduhoza mu birangaza, tubura umwanya wo kubana nawe. Tugarukeho mwami, tugarukeho mwami. Kura amaso yacu ku bidafite umumaro, kura amaso yacu ku birangaza. Mwami ndakwinginze muri icyo cyumba cyo hejuru cyo muri uku kwezi, uhabyarira abahungu n'abakobwa bashobora kwitandukanya n'ibirangaza. Icyo cyifuzo cyawe papa, icyo cyifuzo cyawe papa, icyo cyifuzo cyawe, icyo cyifuzo cyawe. Reka mwami ibyo ushaka bitangirane nanjye, umpereho mwami. Reka abahungu n'abakobwa barimo bavuga ngo bahereho, uduhereho mwami. Kora umurimo mu mutima wanjye. Shira ibihumbi tukuzanira iby'abandi, tukazikuzanira abagore batunaniye, tukakuzanira abagabo batunaniye, tukakuzanira abana batunaniye, tukakuzanira ubucuruzi butagenze neza, tukakuzanira ngo amafaranga tutabonye, tukakuzanira ibyo byose bituzengurutse. Ariko iki gitondo nje kubwira ngo uhere kuri njyewe mwami, uhere kuri njyewe mwami w'abami. Numperaho n'abandi urabageraho, numbwira numbona n'ibindi urabigeramo mwami w'abami. Umpereho, kuraho ikintu cyose kimbuza kwigira imbere, ikintu cyose cyanteye kugwingira, ikintu cyose, ubunebwe bwose bumbuza gusenga, ubunebwe bwose bumbuza kwihererana nawe, intege nke z'umubiri zimbuza kubyuka, zimbuza kwiyiriza ari iminsi yo kwiyiriza. Tumareho ubunebwe bwose, tumareho ibintu byose bituma tutarushaho gusa nawe. Hera kuri njye mwami, hera kuri njye, hera kuri njye mwami, hera kuri njye mwami. Uduhereho mwami w'abami, uduhereho. Tuba tuzi ko ibibazo dufite n'ingorane twabitejwe n'abo tubana, twabitejwe n'abo dukorana, twabitejwe na bene wacu, twabitejwe ngo n'abarozi bo mu miryango. Dufite abo twashyize ku ruhande, tutakiramutsa, tutagisura, tutagitaha amago yabo, kuko tudasa nawe. Yaba wowe, si yaba ari wowe, si yaba ari wowe uri njyewe, si yaba ari wowe uri muri uru rugo rwanjye, si yaba ari wowe uri muri aka kazi, wari kuba witwaye ute? Se koko wari kuvugana n'abarozi biwanyu? Se koko wari kureka kuvugana n'abakwanga?
kandi warasangiraga na Yuda agiye kukugambanira, kandi warasabiye abakwica ku musaraba, ariko intege nkeya zacu zaduteye kugarukira bugufi. Twuzuye inzangano nk'abatarakumenye, twagarukiye bugufi. Twuzuye amacakubiri nk'abatarakumenye. Dufite abo turamutsa mu nsengero zacu n'abo tutaramutsa. Dufite insengero tutakwinjiramo, dufite abapasiteri tutavugana nabo. Mwami, tugarukeho mu itorero ryawe mu gihugu cy'u Rwanda. Tugarukeho Mwami w'abami, tugarukeho. Isengesho yacu yabaye yo ku munwa, kuko twanze guhinduka igitambo gikongorwa nawe, igitambo ntikigira ijambo, igitambo cyemera gupfa, igitambo kitanga 100%, igitambo ntikigira ubushake, umutambyi akigenza uko ashaka. Amagambo yacu, amasengesho yacu yahindutse amagambo, indirimbo zacu zihinduka amagambo, ibibwirizwa byacu bihinduka amagambo, kuko twanze kukwiha wese. Twashyize ibisika hagati yacu n'abantu. Tugarukeho Umwami w'abami, kora umurimo mu mitima yacu. Twatukishije izina ryawe muri iki gihugu. Batubonye turirimba, batubona dusambana, batubonye turirimba, babona dukorakorana, batubonye tubwiriza, babona dukunda iby'isi kubarusha, batubonye tubwiriza, babona tunesikoroka. Tugarukeho Mwami, dukureho ikimwaro, ngo uzatwara itorero ridafite ikizinga n'umunkanyari. Iyi ni iminsi yo gutunganywa ku itorero. Tugarukeho Mwami, wowe wavuze ngo itorero ryawe uzaryubaka ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Ni wowe nyiri itorero. Tugarukeho Mwami, tugarukeho kandi uhere kuri njye. Biranyorohera gutunga agatoki, biranyorohera kureba ababyishe, biranyorohera kureba ababikora nabi, bikantera kutireba, bikantera kutareba ibyo nica, bikantera kutamenya kwizera kwanjye guke, bikantera kutamenya ubuhenebere, kutamenya aho natsinzwe, kutamenya aho nagwingiye, kutamenya aho nasibiye, kuko mpora mbona abo nsumba, mpora mbona abo ndusha gusenga, mpora mbona abo ndusha gukiranuka, mpora mbona abo ndusha kubwiriza, mpora mbona abo ndusha byibuza gukunda, mpora mbona abo ndusha byibuza kwihangana, bikantera kutaguhanga amaso. Tugarukeho Mwami, tugarukeho Mwami, tugarukeho Mwami. Hera kuri njyewe muri iki gitondo, hera kuri twebwe, hera kuri twebwe abafite uwo mutima. Utugarukeho Mwami, turashaka impinduka mu buzima bwacu. Dukuye amaso kuri abo bose dushinja, dutungira agatoki. Biratworohera gukosora, biratworohera kuvuga abapasiteri babikoze nabi, biratworohera kuvuga abakristo batakiranutse, biratworohera kuvuga abakobwa batwaye amada, biratworohera kuvuga abakozi bawe badivorushije cyangwa basenye amago, biratworohera kuvuga ibyo byose n'intege nke z'abandi, bigatuma tutirebaho. Mwanza akaduheza muri ibyo. Biratworohera gukurikira ibiganiro bivuga intege nke z'abantu, naho abantu bananiriwe, ibisebya abantu, bigatuma tutigarukaho Mwami w'abami. Biratworohera gutunganya iby'inyuma kugira ngo tutagira umugayo ku bantu, bigatuma tudatinda ku byo ureba. Tugarukeho Mwami w'abami, tugarukeho Mwami, tugarukeho Mwami. Twe kugwa mu mutego nk'uwa Sawuli wabwiye Samweli ngo gendana nanjye, ngo byibuza ngo aba bantu bamenye ko ukiri kumwe nanjye, aho gusaba Imana imbabazi. Tugarukeho Mwami, tugarukeho. Udukize, udusigurya, turakwizeye, turakwizeye. Wowe uri Imana y'amasezerano. Ijambo ryawe rirambwira ngo amaboko yawe si magufi unanirwe gukora, ahubwo ibyaha byacu byo bituma udakora. Tujya dutinya kubivuga, ariko tugusabye imbabazi. Ibyaha bishobora kuba ibyaha umuntu akora, bishobora kuba kugwingira, kunanirwa kugera ku rugero wendaga kutugezaho, bishobora kuba kwiyuzura, washaka kugaragarira ukahabura ugasanga huzuye njyewe, bigatuma amaboko yawe adakora, bigatuma amaboko yawe atanzamurira aho yanganishaga, bigatuma amaboko yawe atatugeza aho yatujyanaga, bigatuma tugira ubukererwe, kuko usanga ugeze aho dushyira byose byagarukira muri twe, byakwitirirwa twe, cyangwa byadusindisha tukarengwa tugahirima. Tugarukeho kwa umurimo mu mitima yacu, kwa umurimo mu mitima yacu. Ukwizerwa, ukwizerwa.
Yeremiya 1:11-12 aravuga ngo ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti Yeremiya we uruzi iki? Maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati waroye neza kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Maze Uwiteka arambwira ati waroye neza kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo